none twicaye muri iri teraniro tuvuga ishimwe, tukuririmba, tuguhimbaza mu izina ryawe gusa. Warabikoze, natwe turagushimiye. Ahari hari kuba ari umuborogo, ahari abantu ntibari kuba bafite n'icyo bavuga, ariko izina ryawe Mana nirihimbazwe. Ubereye gushimwa no guhimbazwa, ubereye kuvugwa, ubereye guhabwa ikuzo, icyubahiro cyose nikikugarukire Yesu. Tugiye kumva rero ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryaremye isi, biriho byose byaremwe nawe. Navuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi jambo yari Imana. Nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Iryo jambo rero rifite imbaraga n'ubutware. Iryo jambo turaryubashye kuko ijambo ni wowe. Tugiye kugutega amatwi, tugiye kukumva. Hari icyo wateguye, hari icyo ushaka kutubwira. Turakwinginze kugira ngo icyo wagambiriye ko twumva cyose cye kugenda tutacyumvise. Urisohoreshe Mwami umwete wawe, kuko ijambo ryawe ari rikuru. Kandi icyo ubona kidakwiriye kuvugirwa aha, twe kucyumva rwose, ahubwo twumva ibyo wateguye. Dusengeye Mwami umuja wawe ugiye kurivuga, tumutwikirije amaraso ya Kristo, kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimugote. Ururimi rwe urugobotore, umukozi kara ryaka ku munwa abashe kukuvugira, kandi umukoreshe, umuha imbaraga, umushoboze, umuhagarike ahakwiriye, kugira ngo icyo wagambiriye ukinyujije muri we kitugereho. Natwe turisengeye, uzibura amatwi y'imitima yacu ndetse n'ay'umubiri nayo azibuke, twumve. Turinde icyaturangaza cyose cyatuma duhusha twumva icyo wagambiriye ko tumenye uyu munsi. Ahubwo ijambo ryawe turyumve, kandi ntibikumva gusa, ahubwo tunaryumvire. Urakoze Yesu, urakoze kuko uri mwiza kandi ubereye mwiza. Abantu bose bagutegereza, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen, amen. Yesu duhana umugisha. Reka rero twakire umukozi w'Imana Violette kugira ngo atugeze ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Yesu abamugisha mwese, mwumve ikaze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Amen. muranyumva neza? Yesu nashimwe, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye muri iki gitondo, kubw'amashimwe yose yatambutse hano ya bene data. Imana yagiye ikorana byinshi cyane, mu by'ukuri twabaye abahamya babyo, twarabibonye. Imana rero ni Imana ibasha gukura mu rupfu umuntu yagezeyo. Yazuye umugabo witwa Lazaro, tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana, yari yapfuye. Bashiki be batangiye gutabaza Yesu, Lazaro akirwaye ariko ageze igihe arapfa. Yesu araza aramuzura. Imana rero benshi bakunda ko iryo jambo rya Lazaro ngo no hanyuma ya zeru, Imana ibasha gukiza, igakura mu rupfu, igakura kure, kuko ari Imana ifite ubushobozi. Yesu yarabanutse agiye ikuzimu, azura abapfuye. Imana yacu irahambaye. Ndashima Imana kubw'amado rero kubw'ibyo Imana yakoze. Mu gitondo nari mvuye mu duce ngiye kujya ku kazi, mbona amafoto y'imodoka bari batwohereje. Ikintu cya mbere nabajije Olivier, nabaje nti Mado yaba akiri muzima? Arambwira ati dore niwe umaze kwandika. Byarantangaje cyane, kuko iyo modoka mu by'ukuri abo ndibuza gushanaza kubasharinga amafoto kugira ngo mu by'ukuri mwumve uburemere bwa ririya shimwe. Ariko ijambo naravuze ngo ndagushimye Mana, kuko uturinze amarira ari muri iki gitondo. Hari mu gitondo Imana yaturinze kure, turinda umubabaro n'agahinda, kuko Mado adufitiye umumaro munini cyane, kandi turamukunda n'urugingo rwacu. Ni ukuri Imana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Byanyukije accident ya Olivier yakoze muri 2006 kuko twe tukimariya. Nari mfite inda y'amezi 5 y'umuhungu wacu mukuru. Byari bikomeye cyane, nawe nabonye Imana imukura mu rupfu. We yagize yaravunitse atinda kwa muganga, ariko nayo Imana yaramurokoye imuvana mu rupfu, nanjye ndinda gupfakaza. Ibyo byose ni ibintu Imana yagiye ikora mu ruhande rw'abantu bayo, kuko iba ifite umugambi muremure ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byose Imana ikora ibikora ifite impamvu, kuko nta kintu gipfa gukora. Imana nta bintu ikora gutya gusa gratuitoma cyangwa se fayaza, ahubwo buri kintu cyose Imana ikora ku buzima bwawe ukwiriye kwicara hasi ukagisobanura ngo kuki Imana ibigenje gutya. Nuko akenshi iba ifite umugambi, hari ibintu Imana ibishaka ku buzima bwawe,
kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza. Yabwiye umugabo wayo witwa Yeremiya ngo nzi imigambi ngufiteho. Yesu ashimwe ngo je forme des projets sur ta vie. Hari imigambi, hari Imana irema ku buzima bw'umuntu. Byaba rero twese twasobanukirwa tukamenya iby'ubushake bw'Imana n'iby'umuhamagaro ku buzima bwacu. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mbere yuko rero ninjira mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana nk'uko Imana yarisize ku mutima, mwene data tubahana hano hari indirimbo yifuje ko turirimbana. Ni indirimbo yitwa ngo ubu turi ku iherezo ry'ubutayu. Ni indirimbo twaririmbye kuva kera, ndabyibuka ko yaturirimba turi muri segonderi, ikadufasha cyane kuko yadukubazaga igihugu cyo mu ijuru, ikatwibagiza imibabaro n'imihati duhurira nayo hano mu isi. Reka rero tuyibaririmbire, hanyuma turakomeza n'ijambo ry'Imana. Imana yacu ikomeze kuduhana imigisha. Thank you.
icyakora turi hafi ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho n'ukuri yatangiye umurimo irahiza usohoza batuba turabana Imana ariko uko tuzaza ni kurekanwa bene data icyakora kuri hafi wibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho n'ukuri yatangiye umurimo irahiza usohoza aho hera nifuza kuzaberayo nkaribana n'abantu indirimbo yo kunesha aho hera nifuza kuzagerayo nkaribana n'abantu indirimbo yo kunesha. Amen. Haleluya. Amen. Karumi tu peux fermer cette fenêtre. Nicyo bitanga gukorana n'abajene. Yesu ashimwe. Hari igihe umuhungu wacu nyine ajyamo akafungura amafenêtre rimwe na rimwe atari ngombwa n'iby'ubujene, ariko turamushimira Imana kuko nawe Imana ikomeje kumukoresha imirimo ikomeye cyane, ari kudufasha. Yesu amuhe umugisha. Amen. Nejejwe n'Imana rero kubabona mwese, bimbereye umugisha mu by'ukuri, bimbereye ibyishimo bikomeye. Ndashima Imana mu by'ukuri iyo ndi kubareba mwese hano kuri screen, n'ubwo wenda benshi batashoboye gushyiraho amavideo, ariko ndashima Imana, ndashima Imana ku bwa famiye bagira neza, n'abantu bo muri famiye babugufi cyane. Prosper Kwizera nawe ni uwo muri famiye yanjye babugufi cyane. Kamera nawe uravuga tukubwira ngo twagiye muri Amerika, twe twagiye kubareba. Yesu abaha umugisha rero, bashizere n'abandi na Theogene, Imana ikomeze kubaha umugisha kuko gukunda kubana natwe bidutera imbaraga kandi bikadutera umwete. Yesu aduhana umugisha. Rero ntatinze mu magambo menshi cyane, nkimara kumva ko ari byo uzafatira umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, kuko dukunda kugira abantu benshi badufasha mu by'ijambo ry'Imana, nakomeje gutekereza no gusenga nsaba Imana, mbaza Imana ngo Mana niki naganiriza ubwoko bwawe, kuko ijambo ry'Imana rirakomeye, ntabwo ari ikintu umuntu apfa kwifatira ngo avuge ko tuzi ko ijambo ry'Imana ari ibyahumetswe n'Imana. Ntabwo ari ibitekerezo by'umuntu, ntabwo ari ibintu biva mu bwenge bw'umuntu, ahubwo nyine ni ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana murabizi imbaraga rifite. Ijambo ry'Imana ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Uwo jambo rero ibintu byose byaremwe mu ijambo. Imana yaravugaga, yavuga ngo iki kibeho kikabaho. Yesu ashimwe. Umwe arabyanditse biravuga ngo ni Imana ivuga bikaba, ngo ariko naritegetse ngo birakomeye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero rirakomeye kandi rituba ubukuru, ni iryo kubahwa. Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Nkitekereza no kuganira hari amagambo y'Imana agiye anzamo, ndavuga ngo waganira kuri Noheli, ariko mbigiraho numva ibya Noheli bivuyeho, numva ishyizwe ku mutima no kuganira ku ijambo bita ubutayu. Yesu ashimwe. Muri ibyo amaze kuvuga ngo bakundwa, turi abana b'Imana, turi ku iherezo ry'ubutayu. Bakundwa ko tuzaza ntikurerekanwa. Abantu banyuze mu butayu bagiye banyura mu bintu bitandukanye, uko indirimbo mwagiye muyumva. Mu by'ukuri numvise iryo jambo rero ry'ubutayu, Imana irishyize ku mutima. Birashoboka ko hari abantu baba bari mu butayu, bashaka ko mu buzima bw'umuntu umuntu ashobora kuba arimo kugenda mu butayu. Reka rero tuze kurebera hamwe umutwe w'amagambo nawise ngo ibintu bibera mu butayu, cyangwa se ibintu biba mu butayu. Ni ibiki umuntu asanga mu butayu? Ibyo rero umaze kumenya ibintu biba mu butayu, bishaka kugufasha no kumenya niba uri mu gihe cy'ubutayu cyangwa se uri mu gihe cy'uburumbuke. Imana yacu itugirire neza. Nkibaza kugira ayo magambo rero, nashatse gusobanukirwa ubutayu ni iki. Bibiliya igenda itubwiraho amagambo menshi cyane muri Bibiliya avuga ku butayu, ariko ndashaka kuza kwifashisha imirongo ibiri ngira ngo nsobanure ngo ubutayu ni iki, nk'uko nanjye Imana yambaye kubisobanukirwa.
gusobanukirwa ngerageze mvuge muri make yacu naje gusobanukirwa ku butayu. Reka tubanze dusome muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 6 turangira dusome gutegeka kwa 2 igice cya 8 n'umurongo wa 15. Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 6 haravuga ngo ntibarushya babaza bati Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa arihe? Niwe waturongoye mu butayu mu gihugu cy'umutarwe n'imyobo, mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. Gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 15. Nuko ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikorupiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera. Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Numvise nifuza ngo tuganire ibintu biba mu butayu. Tugiye kureba ubutayu n'iki kiranga ubutayu, hanyuma tuze kureba n'uburyo umuntu ashobora kwisanga ari mu butayu. Imana yacu tugereza kandi turaza gusobanukirwa na buryo ki Imana ijya ibasha gutungira abantu mu butayu kandi ikahabayoborera. Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Ngitekereza ku butayu rero urebye muri aya magambo uburyo ki iyi mirongo dusobanurira ubutayu, ntabwo ushaka kuza kwinjira muri kontekste zavuzwemo aya magambo, ariko muri inkuru z'Abisirayeli imyaka babaye 430 mu gihugu cya Egiputa, hanyuma bakaza kwambuka Imana ibakuje amaboko akomeye imbere ya Farawo. Muribuka ibitangaza cyangwa se ibintu bikomeye cyane Imana yakoze mu gihugu cyo kwa Farawo bigeze ku 10. Ibyago 10 Imana yateje Egiputa kugira ngo ibashe gukuzayo ubwoko bw'aya maboko akomeye, irangije ibajyana mu gihugu cy'ubutayu. Imana yacu ishimwe cyane. Aha rero reka banze mvuge ku kintu bita ubutayu. Ubutayu naje kureba ndebeye muri no mirongo, nza no kugerageza gukora ubushakashatsi butenza gusoma ku butayu, nsanga ubutayu muri Yeremiya havuga ngo Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa, niwe waturongoye mu gihugu mu butayu, mu gihugu cy'umutarwe n'imyobo. Ni igihugu kitarimo ikintu kirimo imyobo, ruvuga ngo kirimo des obstacles, kirimo imitego. Ni igihugu cyumye kitagira amazi, ni igihugu kirimo igicucu cy'urupfu, ni igihugu kitanyuramo umuntu, nta nzira ibamo, nta muntu ashobora kunyura mu butayu. Ni igihugu kitagira ugituye, ni ikidaturwa. Imana itugirire neza. Mu gutegeka kwa 2 rogera avuga ngo iyo Mana yatuyoboye inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba. Ukurikije n'ibyo tumaze kumva hejuru, kugira ngo umuntu ayoborwe mu nzira y'ubutayu ashobora biroroshye kugira ngo afatwe n'ubwoba. Bituyobora muri ubwo butayu bunini buteye ubwoba, kandi noneho wumva ibyo byari biteye ubwoba ngo harimo inzoka z'ubusagwe, bwari ubutayu butwika, bwari ubutayu burimo sikorupiyo. Sikorupiyo murayizi ni agasimba kagira ubumara ku buryo iyo reka nongere ijwi muranyumva neza noneho cyane. Jadori kunyumva neza? Okay. Turakumva nta kibazo rwose, karibu. Yes, abahumugisha cyane. Nari ndi kuvuga rero ubutayu, igihugu kirimo imyobo, no kuvuga kirimo imitego, umuntu ashobora kunyura ahantu harimo imyobo. Muraza kuvuga cyari igihugu giteye ubwoba, iyo mitego byo cyari imitego mibi, kuko usanga ubutayu, hari ubutayu bavuga ngo ubutayu bushyuha cyane n'ubutayu bukonja cyane. Nuko mu butayu rero aho bukonja cyane haba harimo umucanga mwinshi. Nuba ngura ugiye ukagera ukagwa mu mwobo bitewe n'umucanga urimo, ushobora no kuvunikiramo kandi utanabimenye. Imana itugirire neza. Mu cyo gihugu kirumye, kuko urebye muri characteristique cyangwa se mu biranga ubutayu, ni ahantu hatajya hagwa imvura, nta mazi ahaba. Mu gifaransa baravuze ngo l'évaporation est plus importante que les précipitations. Nuvuga ngo murabizi ubushyuhe bubaye, hari amazi cyangwa se ibitonyanga cyangwa se umwuka ari uzagenda ukagereza ukabyara ukazavamo imvura. Ibyo bizamuka biva hasi biba byinshi kuko bizamanuka bimanuka bigana hasi. Ibyo bikwereka neza rero uburyo mu butayu haba humye mu buryo budasanzwe. Imana itugirire neza. Ngo kandi muri ubwo butayu ngo habagamo inzoka z'ubusago, inzoka zifite ubumara bukomeye cyane zarumaga abantu bagapfa. Ibyo murabyibuka mu nkuru z'Abisirayeli bageze mu butayu bigeze guterwa n'inzoka, uwo irumye wese agahita apfa, kugeza igihe Mose Imana yamubwiye ngo nacure inzoka mu muringa ayimanike hejuru, noneho abantu bose bayirebye babashe gukira, kuko inzoka zari muri buriya butayu zari inzoka zikomeye cyane
Imana itugirire neza. Ubwo butayu kandi ubwo bwaratwikaga bitewe n'ubushyuhe bwinshi. Ubutayu butwika ibirenge, kunyura mu butayu mu mucanga mu musenyi ushyushye cyane buba butwika. Imana itugirire neza. Wakabamo na sikorupiyo, ka gasimba nababwiye kagira nako ubumara buteye ubwoba, iyo karumye umuntu nawe arapfa. Imana itugirire neza. Ngo kandi hakabamo ubutaka bugwengeye butarimo amazi n'amake. Ariko muri ibyo byose Imana yagiye ngo ibakurira amazi mu gitare cyarushagaho gukomera. Yesu ashimwe. Icyo gitare reka mbanze gisimbukira ku icyo gitare. Icyo gitare ni Kristo. Kristo niwe riba rizima, niwe soko nzima y'amazi meza amara inyota. Mwibuka huye na wa mugore w'umusamariya akazi kwiriba, amusaba amazi yo kunywa. Umusamariya avuga ati ari kusaba amazi ute? Arangiza avuga ati yaba wari uzi ugusabye amazi yo kunywa, nawe umusabye amazi akaguha amazi y'ubugingo, ntuzongere kugira inyota ukundi. Aho rero niho Imana yabashe gukurira Abisirayeli amazi muri icyo gitare kirusha ibindi bitare byose gukomera, ari we Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubutayu bubamo ubushyuhe bukabije. Icyo ni ubwoko bumwe bw'ubutayu buba hagati ya pole zombi cyangwa se impera z'isi. Hakabaho n'ubutayu bukonja cyane. Ibyo ni ibiranga ubutayu bw'amoko abiri. Hari ubutayu bushyuha cyane, hakaba n'ubutayu bukonja cyane. Ariko ibyo byose ikintu buhuriraho ni uko mu butayu nta buzima buhaba, nta kinyabuzima kihaba na kimwe, cyaba ikimera, cyaba abantu, cyaba inyamaswa. Muri ubwo butayu nta kintu na kimwe cy'ubuzima kiba kihagaragara. Ahantu hatari amazi murabizi ko bajya bavuga ngo amazi ni isoko y'ubuzima, lo era source de vie. Nta mazi aba ahari, nta bimera, inyamaswa ntazihari. Ubwo butayu burangwa hamwe ni urubura cyangwa se ibibuye by'urubura byafatanye bikonje cyane. Aho ni muri bwa buteye buba muri za pole. Hakaba na bwa buteye buri hagati ya pole zombi, no muri Amerika burahari, no muri Sahara buri muri mu majyaruguru ya Afurika. Bukaba ari ubutayu bushyuha cyane. Imana itugirire neza. Muri ubwo butayu rero, mu butayu nka buriya bushyuha cyane habamo icyo bita tukubiyo dosable, cyangwa se umuyaga wa serwakira ugurukana ikintu cyose. Nubaga ikintu cyose, nibwo mvuga ngo ikintu cyose gihari nta kintu usibye umucanga. Nuvuga ngo urakubita ukazamuka wagenda ugakora umusozi w'imicanga. Ngaho imaze kunyura muri iyo nzira irimo uwo mucanga umeze gutyo, ushobora kuguma amaso cyangwa se umuyaga waza ukaba wakora ikirundo hejuru y'umuntu no gupfa agapfa. Imana yacu tugirire neza. Mu butayu nta mvura ihagwa. Aho hantu niho hantu ngo haba humye kurusha ahandi hantu hose habaho. Icyo kintu gituma hitwa ubutayu cyangwa se kwimagara k'ubutayu ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta mvura ihaba, nta kime kihaba. Ntushaka kuvuga ngo mu gitondo habayeho ikime, ntushaka kuvuga ngo imvura yaguye. Iyo niyo caracteristique iranga ubutayu. Umwe yarabivuze mu Gifaransa avuga ngo ubutayu ngo buri inhospitalier ngo kandi buri hostile. Ni ukuvuga ngo kuba inhospitalier, umuntu uri hospitalier ni umuntu ukunda kwakira abantu. Iburyo bw'imimerere bw'ubutayu ubukana bugira, ubugome bugira, uburyo bugaragara nk'urupfu, ntibushobora kwakira abantu. Imana itugirire neza. Kandi noneho buri hose ni ngo ubutayu uburyo bumeze burica. Imana yacu itugirire neza kandi turengere. Maze gutekereza kuri aya magambo rero nayibaje ndavuga nti mu buzima bw'umuntu hari igihe umuntu anyura mu butayu, hari igihe umuntu aba mu buzima bw'ubutayu, hari igihe umuntu agenda akumva ari mu butayu. Imana itugirire neza. Ubutayu ushobora kwigaragaza mu buryo bwinshi. Ushobora kumva ukakaye, ushobora kumva ubutayu buri hagati mu mibanire yawe n'abandi bantu. Ubutayu ushobora kubwumva muri wowe, ushobora kujya ahantu ugaplonja mu gahinda gakabije, ukaba urimo ugenda ahantu mu kintu cy'ubutayu mu mutima wawe, ukumva ubuzima bwawe buhindutse ubutayu. Kandi ukumva ubwo bumeze gutyo, ni hahandi wumva nta n'igihumuriza na kimwe kiba kigusigariye. Hamwe hari umuntu uretse kwandika aravuga ngo byari byako ukumva urabyutse ukumva wifuje umuntu ukubwira ijambo ryiza. Ni hahandi ugera ukaba nta n'ijambo ryiza ufite, wanareba hirya no hino ugasanga nta n'umuntu ufite ushobora kukubwira ijambo ryiza. Imana yacu tugirire neza. Mu butayu nta mvura. Ni ukuvuga ngo mu butayu hariho inyota, hariho ikintu cyahagije umuntu kiguteye inyota, kiguteye kwifuza Imana, kiguteye kumva hari ikintu gikwiriye kuba mu buzima bwawe. Ubwo ni ubutayu, uko gukakara, uko kumagara. Icyo ni kimwe mu bigaragaza ubutayu.
kuko mu butayu ngo nta buzima buhari. Niyo hahandi umuntu agera akumva, hari abantu bakunda kuvuga ngo umuntu apfuye ahagaze, umuntu akamera nk'uwapfuye nubwo bamubona agenda. Ubwo nabwo ni ubutayu. Imana itugirire neza. Ubutayu ni ikintu kibabaje ibirenge mu buryo bw'umwuka, kandi mu mwuka ubugingo bwacu tubwumvira mu mutima wawe. Ushobora kuba ubayeho mu butayu, ushobora kuba ugendera mu butayu, mu mibereho, mu buzima bwawe hariho ikintu utekere, icyo ukubiseho umutima, icyo ngicyo uhise wumva mu mutima wawe ukakidomaho. Ubwo ni ubutayu, ngo icyo kintu kikubabaje, icyo kintu kikubujije ibitotsi nijoro, ubwo ni ubutayu bwawe. Imana yacu tugirire neza. Ubutayu bene data, ubutayu ni ikintu cyahagize umuntu. Ubutayu ni ikintu ureba buri hostile, ni ukuvuga ngo no kubukonfronta, no kubwegera, no gutinyuka kubucamo biteye ubwoba. Ubutayu, Imana yacu tugirire neza. Ubutayu bwawe ni ubuhe? Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Hariho igihe umuntu yisanga ari mu butayu. Reka dusabe muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 6. Uwo muntu ukuntu aba ameze uri mu butayu, ngo aba ameze nk'inkokore yo mu butayu, ngo kandi icyiza ntazakibona, ngo ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidaturwa. Imana itugirire neza. Umuntu uri mu butayu ngo ameze nk'igiti cy'inkokore, ngo ari mu gihugu cy'ubukuna, ari ahantu hatamera ibyatsi, ari ahantu hatari amazi, ari ahantu ibintu byose byarumye, hari umucanga utwika ibirenge, hari imiyaga izamura imicanga igakora imisozi, hari imyobo, hari inzoka z'ubusagwe. Ubutayu buri inositariye, ntuhaguriwe neza, ntuguwe neza aho hantu uri. Ngo nubwo icyiza cyaza kandi none wumva ukuntu biteye ubwoba. Iyo umuntu ari mu butayu, hari n'igihe n'icyiza iyo kije ngo utabasha kukibona, umuntu akibwira ngo ni bya bindi ndabimenyereye. Kubera iki? Ndi mu butayu. Kuko maze kubimenyera, ndi mu butayu. Ngo nubwo icyiza cyaza kigusanga, ngo biragoye kugira ngo ukibone iyo uri kunyura mu bihe by'ubutayu. Imana itugirire neza. Noneho ikintu kibabaje ni uko iyo utiza aho hantu muri ubwo butayu, bishoboka ko rimwe na rimwe ushobora kwisanga n'ubwo butayu umuntu yabuguyemo. Mu Kubara 32 umurongo wa 15 baravuga ngo nimucyamika ntimukurikire uko abayobora, azongera areke Abisirayeli mu butayu, namwe muzarimbuze ubu bwoko. Abakorinto ba mbere igice cya 15. Ngo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko abenshi bo muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Aya magambo rero yatumye yanjyanye mu bintu bibiri naje kwibaza, ndavuga ntari ku bundi ni ryari, cyangwa se ni impamvu ki, cyangwa se ni iki kintu kijya gishobora gutuma umuntu yisanga mu butayu. Naje gusanga rero hari ibintu bibiri mu buzima bishobora kujyana abantu mu butayu. Mu byo nasobanukiwe, birashoboka ko wasobanukirwa icya gatatu, birashoboka ko wasobanukirwa ibindi mu bundi buryo, ariko njyewe hari ibintu binasobanukiwe bijya bituma umuntu ashobora kwisanga mu butayu. Naje gusanga ikintu cya mbere, cyangwa se ikintu cya mbere kibaho, ni uko abantu bashobora kwisanga mu butayu kubera ko Imana yabajyanye mu butayu. Imana yacu ishimwe. Uwiteka Imana yavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, irangije bibajyana mu butayu. Naje kureba buriya butayu banyuzemo, ni ubutayu bufite kilometero kare 10,000. Ruba bukubye hafi, mu by'ukuri ntabwo ari bunini cyane. Bwa butayu bashaka gutraversa igihe gito cyane, ariko babumazemo imyaka 40. Imana ibajyanye muri ubwo butayu, hari impamvu ebyiri yashatse kubajyana muri ubwo butayu. Yari ibajyaniye mu butayu kugira ngo ibatunganye. Imana ishimwe. Ngo yari ibajyaniye kugira ngo ibigishe guca bugufi, kandi nabigishe kwitondera amategeko n'amateka yayo. Yagira ngo ibigishe guca bugufi kandi bigishe kwitondera no kumvira amateka yayo. L'humilité et l'obéissance. Izo nizo mpamvu ebyiri Imana yashimye kujyanira Abisirayeli mu gihugu mu butayu. Ariko bagezeyo, imyitwarire yabo n'imigenzereze yabo ntabwo bashoboye kubikora. Ntabwo baciye bugufi muri ibintu byose bagiye bakora. Muri igihe Mose yamazaga akajya ku musozi, Abisirayeli bagatera hejuru bakabwira Aroni ati turemere indi mana, dore Mose yaragiye y'Imana ishaka ko yaramusize ku musozi, ibyayo natwe byararangiye. Ariko ikibabaje ni uko bibagiwe uburyo Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa
bavanyeho amaboko akomeye barangije ntibaca bugufa ngo biremera Imana. Kwitotomba kwabo bagiye bitotomba mu bihe byinshi bitandukanye, aho bitotombye ngo batabonye amazi bagataka. Mose akababwira ati ngiye kubaza Imana, yagize akabona byinshi cyane, ntabwo bigeze baca bugufi kandi ntibigeze bitondera amateka n'amategeko yacu. Haleluya. Gutegeka kwa kabiri ni igitabo kigenda kigaruka cyane amategeko Mose yagiye abaha, usibye ariya mategeko 10 Imana yari yamuhaye, ariko ibintu byinshi cyane. Nagira ngo babaze se muracyanyumva neza? Marie Claire suranyumva? Jado muri kunyumva? Ndi kumvira cyane. Muri kunyumva neza? Imana yashishije. Mbona nibonye message umuntu itubaza uko ari kumva sound, ariko ndibaza ko Imana ikomeza kugenda idufasha. Nuko Abisirayeli gutegeka kwa kabiri rero kubabwira mu by'ukuri muri cyo gutegeka kwa kabiri Mose yagendaga amategeko yabahaye, ibintu byagiye bigarukaho ba Yesuwa bagiye bigaruka, yewe no kugeza mu bya Dawidi yagize iteraniro yagendaga abwira abantu b'Imana ngo nibuka iby'Imana yakoze mu gihe cyashize, kandi nimugenda mukagera ahangaha muzitondera amategeko aya n'aya. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri Abisirayeli byose rero ngo bageragaho bakibagirwa iby'Imana yakoze, kandi icyo ni Imana yashakaga ko bahora bibuka, kandi bakanibagirwa amasezerano Imana yari bafiteho, kandi bakanibagirwa amategeko n'amateka y'Imana yashaka ko bagenderamo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ibyo rero nibyo byatumye Imana ibareka bamara imyaka 40 mu butayu, kuko batumviye amategeko n'amateka, kuko ntabwo bumviye, ntibakurikije ibyo Imana bashaka. Ibintu bibiri Imana bashakaho kwari uguca bugufi no kumvira. Yesu ashimwe. Umwe yaravuze ngo kumvira ngo kuruta ibitambo. Kumvira ni ikintu gikomeye cyane. Imana ikintu ishaka ku muntu wayo ni ukumvira. Ibyo bintu rero byatumye Abisirayeli batinda mu butayu. Irangije irabahana. Uti yabahanye nuko igihe cyageze Imana imaze kurakara ibonye ibintu byose byabaye, kuko na Mose nubwo ari umushumba uyoboye muri bwoko bw'Abisirayeli, ariko igihe kimwe byagezeho mu by'ukuri biramugora, bigeze igihe nawe asa n'uwivovose. Ibyo rero byateye Imana kumubwira ngo nawe ubwawe ntabwo uzambuka ngo ugere muri cya gihugu cy'isezerano cy'i Kanani, kuko Imana aho yageze iravuga ngo abantu bose bavuye muri Egiputa bakaza bakagera muri buno butayu, abo bose kuva ku muntu uri munsi urengeje imyaka 20, abo bantu ndiramye ndi Uwiteka Imana ntabwo bazambuka ngo bagere mu gihugu n'abasezeranije. Abo bose bazagwa muri ubu butayu kubera kutumvira Imana, kutagendera amategeko n'amateka y'Imana, kudaca bugufi no kumvira Imana yabashakagaho. Abo bose barapfuye. Imana yacu tugirire neza. Harokoka umugabo w'Imana Yosuwa. Imana y'Isirayeli baravuga ati noneho ibwira Mose ati Mose kandi utoze Yosuwa, kuko ni uzambukana ubwoko bwanjye abugeze muri kiriya gihugu. Ntabwo ashaka kuza kujya muri izo nkuru ndende cyane, ariko nagira mbabwire ngo kutumvira Imana no kutagendera amategeko n'amateka Imana yandikishije, kudacira bugufi Imana, ibyo bintu byatumye buriya bwoko burimbukira muri Egiputa. Imana yashishimwe cyane. Uvanga abantu bose nk'uko bivuga mu Gifaransa, tout le monde qui avait l'âge de la raison, umuntu wese wari ufite kumenya no gusobanukirwa, bari bumvaga ibyo bakora bitotombeye Imana. Abo bose Imana yarabaretse bose bapfira hehe? Bapfira mu butayu kubwo kutumvira Imana no kudacira bugufi Imana. Imana yacishimwe cyane. Mu by'ukuri rero Imana ishobora kugufata kujyana mu butayu kugira ngo ikwigishirizeyo, kugira ngo ikwigishe kwitondera amategeko n'amateka yayo, kugira ngo ikwigishe guca bugufi no kumvira. Imana ishimwe. Ahubwo waba kwibaza ngo ni gute wamenya ko ari Imana ishaka kukwigisha? Imana yacishimwe. Mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana bene data, aho hose harimo indication, hose harimo iby'Imana ibasha kukumenyesha, kuko Imana yikwigisha. Iyo Imana yavuze, iyo ubaye mu mwanya wo gutega amatwi, umenya ko Imana iri kuvugana nawe, kandi Imana ibasha kukumenyesha icyo gushakaho. Imana yacishimwe kandi ntabwo ishobora. Undi muntu naje gusobanukirwa ujya ufata abantu akabajyana mu butayu ni umuntu witwa Satani. Satani we objectif yo kujyana umuntu mu butayu nta kindi ni ukugira ngo amugushe. C'est juste pour causer la chute de l'humanité.
satani yafashe Yesu amujyana mu butayu, kandi mwibuke Yesu yari yasenze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Arangije aramufata amujyana mu butayu, agenda amugerageresha, ahera ku byo kurya, ajya mu myambaro, ajya mu mazu, ajya mu butunzi, ajya mu cyubahiro, akora kuri buri kintu cyose. Iyo umushakitifu cyangwa se intego yari afite kwari kugira ngo amugushe. Aha mwibuke ko Yesu, kuko ndabivuze ntangira, Yesu tumeruka kwijambo ry'Imana bita ngo ni we jambo, ngo yahozeho yahoranye n'Imana, yari afite akamero k'Imana. Ariko muri iki gihe satani yamujyanaga mu butayu, mwibuke yuko yari amaze kuza mu isi, yari yambaye nature y'umuntu, yari yambaye nature y'umuntu. Ibyo rero byabereho kugira ngo atubere icyitegererezo, atubere urugero rwiza tumwigireho. Ni buryo ki turi muri twambaye akamero k'umuntu, twambaye nature imene, ese birashoboka ko natwe twakumvira tukubaha Yesu ashimwe. Nuko satani amujyana mu butayu, arangije agenda amubwira ngo nukora ibi ngibi ndaguhiga, dore nutagira gutya urapfuye. Satani ageze akubwira ati nudakora ibi urapfuye. Mwibuke ibyo yakoreye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Nudakora ibi ngibi ntuzagera, nudakora ibi ntuzamenye. Ariko Yesu yahagaze mu ijambo, kandi biratangaje ko nta jambo yahagazemo, ni ijambo we nyiri ijambo. Yesu ashimwe. Ikintu yagiye asubirisha rero, yagendaga abwira satani ngo handitswe ngo, ubwo yamubwiraga ngo durashonje, hindura amabuye mu mutsima, hindura amabuye mu migati, aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imigati gusa n'imitsima n'amasosi, umuntu ntatungwa gusa n'inyama, ahubwo amagambo yose ava mu kanwa k'Imana abasha gutunga umuntu. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu Yesu yaranesheje. Ni ukuvuga ngo mu butayu satani ajya ajyanirayo abantu kugira ngo abagushe, satani ajya ajyanayo abantu kugira ngo abagamburuze, satani ajyanayo abantu kugira ngo abateshe kwizera. Yesu ashimwe. Ariko nuba amaso ugasobanukirwa, ukamenya neza yuko ubutayu uri gucamo buvuye kuri satani, uzasaba Imana uyinginga mu mutima wawe, Imana izaguha imbaraga zo kunyura muri icyo kigeragezo, kandi nta kindi kizaguha kunesha ibyo byose, ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko Yesu hari yajyanwa mu butayu, yari yambaye akamero k'umuntu. Hariya nicyo twakwigiraho. Yesu yagiye yasebye, yari mu masengesho. Yesu ashimwe. Yari mu masengesho kandi yari afite n'ijambo ry'Imana. Hariya Yesu yari umuntu nkawe, yari umuntu nkanjye, yajyaga nk'ibyo urya, yambaraga nk'uko nambara. Ariko kubera ko yari yamaze gusenga, ari mu mwuka kandi afite n'ijambo, uwo nguwo wari warahindutse umuntu, yabonye ibyo gusubiza satani, aramubwira ngo ibyo byose satani handitswe ngo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwene data, birashoboka ko uri mu butayu uri kunyuramo uyu munsi ari Imana yabukujyanye ushaka kwigisha ibintu runaka. Biranashoboka yuko ubutayu uri kunyuramo uyu munsi ari satani wakujyanyeho kugira ngo hagutsinde. Ariko ndagusabira ku Mana kugira ngo mwene data usobanukirwe neza n'impamvu ki uri kunyura mu butayu urimo uyu munsi, muri icyo kidaturwaho hantu udashobora no kumva ijwi ngo wumve ijwi ry'icyiza kindi. Imana ikugirire neza. Ahubwo ndagusabira ku Mana ngo wumve ijwi ry'Imana riguhumuriza, wumve ijambo ry'Imana, kuko iyo ubaye mu mwanya mwiza birashoboka ko utanakwibuka umurongo ngo wanditse aha ngaha, ariko Imana ibasha kuguha ijambo mu buryo bwayo, ikaguha kunesha unesheje ijambo ryayo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Aho rero nabwira ngo Imana iyo uri mu mwanya mwiza ariyo yakujyanye kukwigisha, iyo ubaye maso Imana ijya ibasha kuhagutungira. Muri Hosiya 13:5 handitse ngo nakumenye igihe wari mu butayu mu gihugu gikakaye. Erega nubwo uri mu butayu Imana irabizi ko uhari. Nubwo uri mu butayu, nubwo uri kugenda muri cya gihugu cy'ubutayu gikakaye, ahantu rero ukabona nta n'ibyiringiro bigihari, ahantu utegetse ukabona ejo ntihashoboka, ukareba hirya ejo ukabona ntuhabona, uyu munsi ukareba ikintu uri kunyura ukabona nta herezo gifite. Ariko Imana yarakurebye irakwitegereza, ibona kuri ahantu udashobora kumva ijwi ry'ikintu cyose, utabona amazi, utabona ikimera, utabona ikintu na kimwe cyaguhumuriza. Ariko nagira ngo nguhumurize muri iki gitondo nkubwira ngo ubutayu uri kunyuramo uko bwaba bumeze kose, Imana irabizi kuri kunyura muri ubwo butayu, kuko Imana yari ibizi ko Abisirayeli bari muri buriya butayu. Ariko byabaye akaga gakomeye kuko batumviye. Mu by'ukuri navuga ngo Abisirayeli mu gihe cy'ubutayu bamazemo imyaka 40 kubera ko batumviye Imana, bashaka kubugendamo iminsi 40 bakababura baraburangije. Abo ni Abisirayeli batubereye akabarore. Ariko hari na Yesu ushaka kutubera undi Mwisirayeli wambaye akamero k'Imana, wari wambaye kunesha, wasenze satani akamujyana iminsi
akabasha kunesha satani. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Nakwinginga ngo uyu munsi uhagarare mu ruhande ube nkuriya mu Isirayeli arimo Yesu Kristo washoboye kunesha. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kuko Uwiteka Imana yawe iguhera imigisha, umugisha imirimo yose. Where is your WhatsApp? My WhatsApp? There. You know they put the some they put look in the beginning they put subtitles. Uwiteka Imana yawe ukabana nawe y'imyaka uko ari 40 ntagire icyo ubura. Bene data b'Abisirayeli murebe ukuntu Imana ifite imbabazi nyinshi cyane zirengeje nuko bashaka kubyibaza. Imana yagiye uko biri kose yarabaririye mu butayu mu myaka 40. N'ubwo ijambo ry'Imana ritubwira muri igice cyo gutegeka kwa igice cya 2 avuga ngo imyambaro yabo yigeze basaziraho, inkweto zabo zaracikiyeho, nta bakorodoniye bari bahari ngo babadodere inkweto, nta batayeri baba mu butayu, nta kintu na kimwe cyo kubarengera cyari gihari. Umwana yaravugaga ngo umwenda yambaraga yarindaga asaza agakura. Mwumva ko imyaka 40 bene data nujuje imyaka 40 uyu munsi mfite abana 4 ndi mukuru, ariko umwenda urumva mu by'ukuri umunsi bambutse inyanja itukura. Iyo nza kuba ndi nk'umwe wavutse icyo gihe ni ukuvuga ngo umuntu yabangana nanjye uyu munsi. Ngo ariko iyo myenda ntiyigeze isazira ku muntu uwo ari we wese, n'inkweto ntizabacikiyeho, marigreke nta bakorodoniye bari mu butayu, nta bateri bari mu butayu, ariko Imana yarabarinze ntibigeze bambara ubusa, ntibishwe n'imbeho imiyaga. Bene data Imana yacu itubereye maso kandi Imana itugirira neza. Yohana 3:30 arimo aravuga ngo basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Si ukubarinda gusanga ibambike, ahubwo basogokuru Imana yagiye barindira mu butayu, ibaha ibyo kurya, ibaha amani, ibaha amazi. Yesu ashimwe cyane. Mu butayu Imana ibasha kukuzanira akugufukurira y'akariba. Reka mbibutse umugore umwe witwa Hagari, umwe wari umuja wa Sara umugore wa Aburahamu, amaze kubyara atangiye kumusuzugura. Sara aramwirukana agenda atorongera mu butayu, ariko igihe kiza kugera Imana imucira akantu k'akariba hamwe ngo bene data Imana igireba umuntu arimo azerera mu butayu ikamureba ikamwitegereza. Marayika w'Imana aramusanga amuha amazi amuha n'icyo kurya hejuru avuga ati subirayo. Iyo kintu cyanyigishije ikintu yarambwiye ati subira kwa Yokobuja, nuba ngo umvira ubaha, kuko impamvu umuntu ari mu butayu uri mu butayu kugira ngo wige. Imana ikujyanye mu butayu cyangwa se Imana yemeye kujya mu butayu kugira ngo twigishe kumvira no kubaha no kwihangana no guca bugufi. Marayika w'Imana aravuga ati subira kwa Yokobuja. Imana yacu ishimwe cyane. Turashaka ko uyu munsi uri mu butayu, ariko ikintu Imana igushakaho ni ukumvira. Ikintu Imana igushakaho ni uguca bugufi ukemera inzira Imana ikuyobora. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo ashaka gutinda mu bintu byinshi, gusa iryo jambo ryanjemo ndavuga ntibashobora ko uyu munsi abantu turi buganire cyane ko n'amateraniro yacu aguma kuri Facebook. Umuntu wese uzaryumva ari uyumva uyu munsi cyangwa se n'uzabyumva ikindi gihe akaba ari guca mu butayu. Ubutayu bwawe urabuzi nk'uko twabibonye. Ubutayu ni ikintu kibabaza ibirenge, ubutayu ni ikidaturwa, ubutayu ni ahantu umuntu aba akumva abaye nk'agati k'inkokore, adafite ibyiringiro, adafite ikimuhumuriza. Ariko wibuke ngo muri Hoseya ngo nabarebaga muri mu butayu, narabarebaga nkababona nkabitegereza nkamenya ibyo mukeneye, ngo kandi ngo basogokuruza ngo bari mu butayu ngo Imana yarahabatungiye ikabaha ibyo kurya, ikabaha ibyo kunywa, ibaha amani, ibaha amazi, iyabakuriye mu gitare kirusha ibindi bitare byose bikomera, aricyo Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mwene data ndakwifuriza ngo ubutayu bwawe uri gucamo ubuhagararemo neza, wemere icyo Imana ikwigisha, utege amatwi neza, usobanukirwe. Ni Imana ishaka ko niga cyangwa ni Satani ushaka kungusha aha hantu? Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo igihe uzamara mu butayu bwawe kizagendana no kumvira kwawe. Nivo yo kumvira kwawe niyo izadetermina igihe uzamara mu butayu. Bariya Bisirayeli bashobora kuhagenda igihe gito cyane, ariko kuko kumvira kwabo kwari gito cyane bahamaze imyaka myinshi cyane, barinda no kuwe igice kinini cya Bisirayeli bari bambutse bava muri Egiputa, abenshi barahaguye. Ndakwifuriza kumvira kugira ngo igihe cyo kumara mu butayu kwawe kigabanuke. Imana ishimwe. Igihe cyo kumvira, cyo gutega amatwi, kubaha ibyo Imana ikwigisha
ibyo nibyo bizadetermina, nibyo bizagena igihe uzamara mu butayu. Icyo nkwifurije ni ikihe rero? Ndakwifuriza ngo uyu munsi utege neza ijwi, wumve icyo Imana ishaka kukwigisha, wongere wisubiremo wiyinira uvuge ngo ni iki ubutayu bwanjye buri kunyigisha? Ese ndimo ndigishwa kumvira? Ese ndimo ndigishwa guca bugufi? Ese ndimo ndigishwa kwizera no kwiringira Imana, gufeza confiance Imana? Kuko akenshi tumara umwanya munini turimo tugerageza kwiremera inzira, kwihimbahimbira izacu nzira, ariko icyo Imana igushaka rimwe na rimwe ari ukuyifeza confiance, ari ukuyiringira gusa. Ukavuga uti mwami, j'abandonne tout entre tes mains. Mwami Imana yacu ndabiguhaye byose, aba ari wowe ubigenga. Imana ikora ikintu cyonyine igushakaho, warangiza ukava mu butayu. Nutinda wihimbira izawe nzira rero, ugatinda wihimbira icyawe gisubizo, ndakubwiza ukuri bizakugora. Ariko uyu munsi icyo Imana igushakaho ni ukuyumvira no guca bugufi. Kandi niba ari na Satani ugusabye, Imana iguhe kumenya no gusobanukirwa neza kugira ngo ubashe kumusubirisha ibyanditswe byera. Igisubizo cyawe kibe ngo Satani handitswe ngo Satani genda, Satani ufunge, Satani ntukagerageze umwana w'Imana. Turi abana b'Imana. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Reka rero ndangirize ku ijambo rimwe gusa ryo kubahumuriza riri muri Yakobo igice cya 12 havuga ngo hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa uwazahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Kuko ubutayu, wakutunga ubutayu, hari umuntu ubyumva ubutayu muri sanse isanzwe, akumva ubutayu bwa Sahara, akumva ubutayu bwa hehe, murabuzi bwinshi cyane. Ariko mu by'ukuri ubutayu ni icyo kintu cyose kikurujije umutima, kikunanije, kigutesheje ibyiringiro, gitumye wibaza ngo bizagenda bite, ukuntu kudasobanutse wisangamo, ukisanga ari ibintu bidasobanutse utabyumva, ibyo utumva udasobanukirwa. Aho rero niho Imana ishaka ngo niba udasobanukiwe uyifeze confiance. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Yesu ashimwe cyane. Hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Nguwo nguwo rero ngo azavana n'igiti giteye hafi y'umugezi. Uwo nguwo ngo niyo umwaka w'amapfa watera ngo ntabwo azamuka. Ni ukuvuga ngo iriba ryatwa isoko. Hahirwa umuntu uteye hafi y'isoko, hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, kuko bene uwo nguwo hazigera buri byiringiro. Imana izamuhumuriza, azabona ibyiringiro. Yesu ashimwe. Ntazacika intege, ntazaraba, ntazuma, ntazakokoka, kuko azaba yiringiye Uwiteka, azaba amubereye ibyiringiro. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwene data, ndakwifuriza kugira ngo uhagarare neza mu butayu bwawe, ubutayu bwawe ugendemo neza, ubutayu bwawe ububemo intwari. Wiringire Uwiteka, umwumvire kandi umucire bugufi. Kandi niba nanone kandi Satani ari kugenda muri ubwo butayu, wibuke yuko icye intego ye ari kugira ngo akugushe, ari kugira ngo agutsindemo, umusubirishe ngo handitswe ngo. Yesu ashimwe. Handitswe ngo ijambo ry'Imana, handitswe ngo Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka ne gutinda mu bintu byinshi, reka dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana nkuru, Mana y'urukundo, Mana y'ubushobozi, turagushimye, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri Imana nkuru, uri Imana nziza, uri Imana y'ubuntu bwinshi. Turagushimye kubw'ijambo ryawe Mana. Ijambo ryawe riraduhumuriza, ijambo ryawe ridutera imbaraga, ijambo ryawe riraduhugura, ijambo ryawe riradukiza. Niyo mpamvu mwami tugushimiye kubw'aya magambo utubwiye yo mu butayu. Uwiteka Imana irasenze kubw'umuntu wese uri kunyura mu butayu buruhije umutima we, butayu bumuruhije, bumunanije, bumutwitse, bumuhangayikishije. Mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo uhane n'umuntu wese mu rugendo arimo. Haleluya. Erega ijambo ryawe ryarambwiye ngo nitwikoreze Uwiteka urugendo rwacu, kuko nawe azabisohoza. Ni ukugirira neza buri muntu wese, usohoze urugendo rwa buri muntu wese, ube bugufi bw'umuntu wese, umuntu wese ukwifuza, ugukeneye, umugirire neza Mana. Komeza gutanga ihumure kandi ukomeze kubera bose mwami. Ukwifuza wese akubone, ugukeneye akubone Mana. Abananiwe, abarushye ndetse n'abo byayobeye Mana, ubihishurire, ubamenyeshe mu izina rya Yesu, bamenye umugambi wo ku buzima bwabo. Urakoze Mana nziza, urakoze Mana.